sasa gatoya ariko none mitunga abanyarwanda igira itikirira koko inkuru ntizishira ntabwo zishira umva ubundi ese abo bantu bazaduhagaye rye ry'ibyo natwe turuhu ubundi gene umvaga imunsi ntakiri cyo kuvuga TMP ahantu hose ariko reka kuvuga ko abafite imibare baraje abanyarwanda mwihangane pe turabi ariko numva nyine ubwira aya mafaranga y'abanyarwanda ubanza ariko natwe bigeze kuyamiraho pereza ko reka ubwire abantu bakennye abantu bakindutse ngo bafunze imitaka bayimanuye bahunze mwana abamotari aho bereka ubwire no disi umva gwara bari bategereje ngo kwishyura ba nyiri byondo amafaranga bagiye kura muri za TMP ngo ubudene ahubwo abantu barabiruka umva ngo ubudene mu mabutike oye wende bo rwanga abamotari batayemo tabaye ngenda wirutse ariko bagiye mu gifundi ndasaba leta nimbari nitabara abantu pe abantu barahiye kuri ibintu bya leta nitabara abantu barahiye rega TMP reka nkubwire mu bintu abaturage bari kwibaza hano ngo ufite ijwi ry'umumama by'amuda ijwi ritrenza hano hose reka mbanze ndigukirire wumva uko bimeze umva kina reka wumva ejo bundi twari turi muri beneri umuntu abaza umukozi wa beneri ikibazo yamubwira ngo ese izi schemes zose ziza zigatwara amafaranga y'abanyarwanda ko muvuga ko mushinzwe kureba inyungu y'umuconsumer sibyo birinda bigera kuri level aho abantu company iza igatangira igafata aya mafaranga y'abantu yarangiza nyine ikadisappearinga akatubwira ngo yafunzwe nta kintu byakorwaho ndimo kureba n'abantu barimo gukomeza barimo kwibanda cyane kuri RDB bavuga ngo se ni gute RDB ibatanze ibyangombwa ngibi kuri izi companies zikore kandi zitemewe n'amategeko umuntu yasubije ikintu nanjye cya kugira ngo twese twumvireho cyambwiye cyambere RDB ishinzwe gutanga registration gufungura company ariko nago ijya gukurikirana ibintu wanditsemo nibyo uzakora nagira imitima y'abantu nago yego byose just rero icyo kintu aho none tuzatwemeranya n'ibintu icyo kintu yacyumvise ariko niba tutwemeranya n'ibintu cyadisi umudamu afite agahinda mana afite agahinda ariko mbega umudamu ariko se uracyumvise ariko uretse ngwaze ngendega ko kuri RDB okay ibyo bintu wenda umuntu amusubije ngiye ndumva nabyitaye muri ngewe impamvu nimba RDB umuntu aje akaki ibintu wenda kaza ashaka cyangwa cyuka aje gucuruza inkweto akajya gucuruza urumogi aho gucuruza inkweto RDB kugidashinzwe gushyiraho timu aho nge ndasaba RDB reka mbatse RDB reka banze nkubwire uretse nabyibagirwa nimba rishyiraho na timu ishinzwe gukurikirana ko wa muntu ibyo yaje kwakira ibyangombwa ari nabyo akora rega rero reka mbanze ngusubize yego kimwe n'abandi banyarwanda bose bibaza ngo mbese abantu baraza RDB kabaye ibyangombwa bagakorera ku butaka ntibibibona bw'u Rwanda dore bikanavugwa dore ikirihoreye hari ikintu mwitiranye RDB nagiza none igaruke ejo bundi wawe oya icyo gihe hari icyo bita itesha mutwe muri business uzi ko cyo cyase gihanirwa itesha mutwe muri business y'umuntu umuntu akaba ari muri business ukaza guhora umutesha umutwe ntabwo byemewe ahubwo RDB igira igihe isurira ntabwo ro twemeranye dore uko bimeze RDB yaje gusura muri kuno kwezi sibyo ikabizagaruka wenda mu mezi 3 muri business cyangwa yaguha wowe ububizi rimwe na rimwe usko banateguza se none se ubwo mbega bwo none se nyina abandi abantu baraza kunsura bakaza kuncekinga urumva singire none se ubwo ubwo bivuze ngo uranzuye uravuze ngo abanyarwanda bakomeze batwibe nta kiri kintu cyakorwa ngo nyine turi bakira turi bakira Amerika ntabwo turi bakira none ugushatse kuvuga ntabwo turi bakira ubwo nyine ubwo mbega ubwo nyine ubwo abibwe baribwe byararangiye nakundi bizaza oya ntago ari cyo bishatse kuvuga ntago ruvanga bibwe baribwe byararangiye n'ubutagwaza ze batwibe ngo kwereka RDB itaza gusura oya ntago ari cyo bishatse kuvuga ushatse kuvuga iki dore icyo nshatse kukubwira oya banza wumve abanyarwanda duhita tubijyana muri context yo kuvuga ngo RDB none dutabaze ibyangombwa none se dutabaze bandi umva nkubwira ikibazo kirimo gatoya ni n'igisubizo kandi kurana ndagira ngo abanyarwanda babyumve nibiga bamenye ikintu cyo gushishoza ariko se gushishoza kwa mbere y'abanyarwanda kuruta RDB ni ukuye nibiga bamenye gushishoza ahubwo RDB nishishoze abihi impapuro ziza gukora wowe reka nkubaze ikibazo ushoye mu bintu biguhaye amafaranga banyarwanda nari babwiye no mu kiganiro twakoze mbere musubire inyuma mu cyumba
ibi bintu abije bikamara amezi 6 wowe ukabara ukabona amezi 6 aruzuye worldwide ku isi yose niko abateka mutwe bakora niyo style ya mbere iyo bamaze amezi 6 ahantu bahita bagiye ndakubaza ikibazo icya kabiri bamaze amezi 6 tukabona ntibagiye menye ko batari burenze andi mezi 3 ntabwo bajya barenza amezi yewe ndakubaza ikibazo kutubwira ngo duhishoze urumva ari abanyarwanda na RDB niki kigomba gushishoza mbere subiza icyo kibazo reka nkubwire abe RDB ikorera twebwe abanyarwanda yego turanayikunda ni urwego rw'igihugu rushinzwe iby'iterambere sibyo ariko kandi rukorera iki abanyarwanda reka buri munyarwanda ni umukozi w'undi munyarwanda ndabyemera niyo mera nkavuga ngo abanyarwanda dushishoze nicishoza neza nzambaye umukozi wawe nawe nushishoza neza nzambaye umukozi wawe sibyo ubaye umukozi wawe RDB nawe ni abakozi bacu bashishoje neza ni abakozi bacu kandi natwe ntidushishoza neza turi abakozi bacu erega ibi bintu ubona turi guhora dusakuza gutya uyu ni umurimo wacu nicyo dushoboye gukora reka tuwukore turi gusakuza kandi tuwukore neza oya nyine kubivuga ese turi kuvuga tworoheje ntitubabaye turabona abanyarwanda bandi bagenzi bacu ntibababaye bakindutse abantu bakindutse abahagenti bafunze imitaka abamotari bataye moto birukanka bagiye mu gifu reka dutabarize abantu mutabara abantu barahiye we mitwe yacumbye abana babuze icyo kurya abana bavuye ku mashuri ayiwe nukuri reka ubwire birababaje mwikuva tuvuga gutya abana bagiye kuri uko bajya ku mashuri abantu barashonje abantu baradufaranga baba data abamotari barafunga ariko reka nkubwize ukuri ngewe nukuri kw'Imana ariko ubu batabarije neza oyo batabarije neza ayiwe iri jwi rigere kure pe basharenga ibiganiro byabaye baba we icyo dushoboye gufata mikoro tukicara imbere yawe tukitereka banyarwanda icyo dushoboye this ijwi ry'uriya mudamu yakorewe namubonye ari kuvugana agahinda yacindutse muri Beneri ni Beka yavugaga Beneri baba data we reka mubwire gato njyewe kugeza ubu ngubu ni ukuri kw'Imana nanakurahirira pe ibi bintu bijya gufunga ibintu biba bigaragara ariko bigaragara ko natwe tubizi oya n'abandi nyine reka tubivuge ko turabizi byatubayeho tubagira inama twaraturi baturiye amadolari 650 ndacyabisubiramo safi miliyoni ndacyabisubiramo wowe nubona ibi kampani bije kamara amezi 6 ubundi bikiza twariwe n'ikitwa STT reka babwire bikiza ubu ndabizana abandi bamucyari uno wese avuga ati turi bane ubundi bikiza nimushaka mu byirundu muremo mwirukanga amafaranga babiyafite urubona umaze amezi 6 ugiye utukura muri wawe unayewe unacumba no mu mutwe no mu musatsi cyane kuko ntabwo gishobora kuza ngo kigende mbere y'amezi 6 ahubwo baretse kubwira ikintu nubona kimaze amezi 6 ukabona kira cyaha ubwo vize mu mezi 3 ahubwo baretse kubwira ikintu ngiye kabwira ikintu ugero namaze kubona banyarwandakazi ntabwo twakwibwa gutya hatarimo abandi bantu babifitemo akaboko kandi abanyarwanda bagenzi banyu icyo niba utacyemera simbizi erega uretse ndangize urumva ahubwo abanyarwandakazi ubu tugiye kujya tubaho tubarana tuvuga ati ninde munyarwanda umunyamahanga yaje agashoramo akaba ashaka kuturya oya abo banyarwanda rega nabo reba nk'ikitwaga ngo kwako ngo cyakibuka ngo ni abanyakenya ngo baje ngo bagira gute twari tugiye niko tukiva ku ishuri twagishoyemo yacu twajemo ubudolari 30 bwari twamenye ubwenge tuba dushoyemo buke kugira tubanze tureka turi gutitira natwe ariko ayo ngayo nk'abantu twari tukiva ku ishuri yayo mafaranga niyo yambabaje cyane uzi ko ukiva ku ishuri mwana ukihiringa n'ikintu namba urajyaho rwose si abanyarwanda bagenzi bacu baza kubitwigisha n'abanyakenya barazanaga ariko umva icyo rega bakora nawe ari wowe umuntu akuza kuvuga ngo mfite business we ngo aya kazi ndajya guhemba 500 ku kwezi ntabwo wayanga nibyo nyine nkubwira ngo miliyoni ariko ahubwo dore icyo turi gukora aya makampani zaraje araturiye nk'abanyarwanda turayabonye icyo twabavumbuyeho maze kubigaho nanjye n'amezi 6 ndacyababwira bikiza abanyarwanda nimushaka mu bijye mu mwirukana tubatagete natwe tubarye bazi ngo baraturusha ubwenge kumbe twarabamenye yameze 6 nashira yacu tuba niyagira ushora komeza ubashore gute ukanya yarajyaze imari by'umweru 3 bite bifuza abantu barabarya murakokombera umva ntabwo ugete bifuza ko bazaza bafata igihe bamamaze bagire gute muri icyo rero twe nk'abanyarwanda tuba twarabavumbuye sasa tubajye muri natwe tuyabarye nyuma twange gushoramo kandi yacu twaragarura ahubwo icyazo bwo kwibaza barabonye KNC itatsa ngo bamuriye kandi yarabyamamazaga ubwo rero yarafatanyije nabo kari kwitatsa ngo twumve ko nabo bamaze mu bagabo mu Rwanda dufite n'ubu turacyabivuga babagome uyu mugabo arimo KNC niba yarariwe kazi yake ibyo ntubizi ntabwo ariwe aho yapfa yakira ntubimba ahubwo mukurikirane kubera iki yamamaje biriya bintu bikaba biri kurya abantu urumva gatoya ariko se STT ni twabonye kuri urumva gatoya ndabikubwiye KNC wapfa wakira
kuva urubyiruko rw'u Rwanda utera agahinda n'amarira utera amastrike utera amastrike buri munsi abana warabakenesheje kenisi ubyumve funga amacano y'abana kenisi uri umugome uri inspiration of the youth mureke ntabwo uri inspiration of the youth mwihore no mu kiganiro none ndakubonye uri kwitatsa ngo narwo ngazi ko n'ibyo ari byo uzari kubyiyakana n'intuza nasoni uza kubyo ntabwo uzi ibyo ari byo RBN ikigo cy'itangazamakuru cy'igihugu nta wabakurikira ko wewe wanakurikirana urumva nasoni isi ntiri fair ibintu wari ukora igihe kimwe kizagera uribaza umuntu wa strike arabizi neza strike akagwa strike eshatu abizi neza ko zitaskura ushene nari kukwandikira gwe ati wa mwana wikoresha ibintu byanjye gagwe warning none se kafite abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga ze yaje kanitira kavuga ati muve ku bintu byanjye ariko umwana w'umucyaro ntazi n'ibyo ari byo awenda kwarukana muhembaga akajwi kawe gakoresheje gahise gatuma kweri shasi ngukunda kensi rwose kankubwira nashaka yarariwe cyane nashaka yarahombye kazi ariko wese tugaruke gako ubu umutiro we ku banyarwanda ko mwana bagiye gukeneswa n'ibintu koko reka nkubwire nabikubwiye tumenye ubwenge se tuburushe RDB tumenye ubwenge bakize tubyirundumurire umva ariko natwe tumenye aho tugarukira nese ndi kuvuga ubwenge tuburushe RDB kari tureberera yakihanganye urareka mbwire ngenda ndabisaba ndacyabisaba uko batanga ibipapuro bashyira kandi gatimu gashinzwe guhita gukurikirana ibyo bintu kamara amezi 3-6 bamara batwiba babona ko kabari ku birenge kabagendaho baje baza babizi kuko reka bitera ibyo ngibyo turakena bari budukeneshe mana yanjye amadolari 650 mwana ibaze kucyajye wone twebwe dufite abahirwe turi kuri YouTube turi gukoresha izi social platforms turi kugurisha amacano ya YouTube twe imana tweretse aho guhigira natwe tubyirunda umuriro ese nk'umwana uwo gakura bizi neza iriya STT ijya kuturya twa turambirije kutura dufaranga urabizi amadolari 600 yacu tuvuga ngo turashoye ngo tugiye kurya gako ubu ari n'undi muntu wakindutse wari ufite abana wari kwishyura amashuri umumotari wari ufite amakontrevasiyo nabonye ko hari abantu batipe bakora munsi y'imitaka n'ibandi abagenti ubu no bakindutse birukanse pe reka nkubwire birukanse kabisa abo bantu bose rero abo bantu bose ubuzima bwagoranye byakomeye pe ubu se amazu barayishyura iki byakomeye abamotari amakontrevasiyo barayishyura iki ako se kontrevasiyo mbundi umumotari yagenda yumva ko ahubwo wenda oya nese yishyura kontrevasiyo yaturutse muri ayo nyine iyo moto se yabakoraga ngaho natwe dufatika yaratunze umwana ibyo se oshani bagende nyine bajye mu bindi baba we abantu bakindutse abantu barababaye wumvise ijwi uyu mudamu yavuze urumva ndi kuvuga gutya ngahita nibuka umutima ukagaruka pe umutima ukagaruka gato ibintu birababaje biteye ubwoba cyane bino bintu nese nk'ubu byukuri reka nkubase ikibazo ko numva uri kuvugira RDB yego nibyo nanjye ndabizi urumva nibyo koko pe ariko se none bizarangira gute ko abanyarwanda ko ibintu bishe twebona bari kubyamaza ku maradiyo reka bifite imbaraga akuzi ko biri guca ku maradiyo babwira ngo mushore abantu ari umuntu utahita ubitekerezaho urumva witeze ukangahita ashora amafaranga ye kandi abanyarwanda ukuntu duteye kubera ukuntu ubuzima bukaze kimwe nk'andi yose muri Afrika n'andi yose ku isi bajyamo nta kwizigama urumva reka kuntu bintu bikora baranza kare kumuntu agashoramo duke akaryamo duke kandi banza agahita avuga ati bya bintu ndamutse coyemo menshi narya menshi ukashyizemo menshi kuko agatangira kurya menshi agahita abwira ndege ko ati hano hari ibintu bimeze gutya rega gato buri ikintu kibabaje bino biboro bifunga batubuze nk'aba ndeka mubwiza ukuri ndamye ko batubuze nk'abantu 500 baba bashoyemo nko mu cyumweru cyane none se reka nkwereke niyo bambwira ngo uwo muntu araje urumva aje kuri mikoro za RBA arabyamamaje agiye kuza TV1 arabyamamaje ku ma social platforms byose leta kubireba ahantu akorera harazwi mu gihugu bafite amabiro ahantu akorera harazwi abantu bajyayo abanasora neza ibi byo ngo TMP bari banagiye banafunguza ubushami rwose hari na biro ngo zarajya mukabaza reka nkubwire none se aba bantu bari bashaka mu byukuri umuturage uragira ngo ashoze kurenza aho hantu gute aba inzego ziri kubibona niyo mbabwira ngo abari mandi maboko y'abantu bakomeye bakaze ntago yaburamo
ibaze ahantu hari biro hirya niba ari Kimironko bari bahashyize sibyo mu ntara ibintu birahari bati dukora gutya twamamazwa biri kujya gute abo banyarwanda ubwabo bagenzi bacu baraza kuvuga bati nje ninjiza amaya sobonye amakwezi n'ababonye ngo ku munsi bunizwa ngo hagati ngo 7 no ibaze kubwira umuntu w'umukene mu Rwanda ngo ku munsi uriza 700 wamushyira mu kwezi kumva hafi ngo hagati ya 110 na 250 wanishyura abana amashuri ndishyura inzu ubuzima bwarahindutse ese uwo muntu utabigana ninde muri kino gihugu cy'u Rwanda si no mu Rwanda gusa no muri Afurika yose muri rusange shareka nkubwiye gato abantu barababaye pe hari amafaranga agenda ukavuga uti umva amafaranga we igendere nta kundi umva nubwo turi kuvuga gutya ariko nukuri gaku abantu bafite agahinda abantu bakarenza ubu wari umuntu uryamye mu nzu mu kageto ari kureba imiguro y'ibati hejuru wari warashoyemo kunguzanyo byo mvugura bizi kunguzanyo yararagujije ubu ari umuntu barabaye baraguje twamokashi ikiye mana we oya abantu bafite ibibazo urumva ahubwo leta igihita inashyira uburyo kansaringa abantu ubutumwa bw'ihumure harimo n'abakiyahura kuko harimo abantu bakuyahura pe ibaze kugira ikintu nka kino mu gihugu gikaze ntagira umuntu n'umwe uzamvanga ari kuvugira abantu abwira ati mwihangane turi kubikurikirana abantu bose baracecetse wagira nta cyabaye kabisa urumva natwe ibyo byatubayeho bino bintu biteye mu gihe cy'ubushize niyo mpamvu tugomba kuzi tukabyamaganira kure na je nawe twari babiri twari turi kumwe umwe akansaringa undi umwe akaganiriza ati twihangane ariko se koko mu by'ukuri ubu ari umupapa uryamye mu nzu byacyo nk'umusore w'i Kigali aba wenyine cyangwa umukobwa w'i Kigali aba wenyine ashamana arakomerewe banyarwanda mwihangane turabahumurije rwose tubaye ijambo ryacu ry'ihumure agakuru na gatoya muradukunda ibiganiro byacu muri kubireba cyane pe n'ukuri rwose turanabashimiye kabisa ariko rero mu by'ukuri nanone gaku n'ikintu bashyizeho cyo kugira bashishoze nabyo nibyo bashishoze umunyarwanda ramenye ibintu nge akusana ikibazo gakubira goye bari kubyamamaza hose nyine gato reka nkubwira bari kubyo none se we kutabigiye uzima nuko nariwe nicyo nkubwira iryo ni ishishoza rya mbere wagize rero abantu babitekereza uravuga uti narariwe ibintu nabihombeyemo ndabisobyagireza abanyarwanda batari baribwa nibo benshi bivuze ngo niyo mpamvu turahare niyo mpamvu twicaye imbere y'izi mikoro tubakanguye tukaba tubahaye ubwino nuko ibintu bihagaze banyarwanda ibi kampani muzabona mwicare mushoramo ngo ni kuri internet mwicare mubizi cyane abantu bari kwibwa abantu bari kuribwa cyane kandi for nothing kabisa ikibazo ni kimwe nuko urumva gakuru twe ko twicana tubivuga iri jwi ryanjye nawe ntabwo riruti rya TV1 riruti rya ama platforms yandi ikibabaje nuko bazongera bakagaruka bakibwa mana ariko ubyumva basi uwo munyarwanda uri bubyumva uwirijwi rigeze kibuze uwirijwi rigeze arisangiza undi nawe bibashe kugeraho umukuru nawe bimugeze kuko gatoreka mubwire niba ari ikintu nyifuza mu buzima bwanjye sinifuza ko indi company ikarya abanyarwanda nanjye pe kuri abantu bafite amarira bafite amaganya bino bintu nkimara kubimenya bya TMP nafashe nimero batanze ndayandikira kuri WhatsApp ndabaza hasabwa iki condition izi narebye ibintu bansubije ndavuga naba nabateka mutwe gato hashize igihe byari bikize kukereka byigeze kutugaho mu matwi cyagiye twagiye kwisomera agacupa handi n'abajene bacu ngiye narabandikiye ndebye ibintu bansubije gato ndavuga ni ibintu nta mujyi urimo nahise mbyibwira icyatumye mbyibwira ni iki ariko nari narariwe nari mbiza abandi uko byaje ibyo nabyo bya kabiri mbirebye mitamona ko nta musoso uri ubona bisa bireka byose bifite ikintu ikirero ni kimwe shyiramo amafaranga mbere yo kuri ibi byo ngo wanatangaga ingwate sha ibaze ubusaba abanyarwanda batanze ingwate bafite ikihe cyizere watangaga ingwate warubizi ibaze ibyo bintu mbega gahinda we niba ari umuntu watanze ingwate ahagaze kandi barimo hari umugabo disi nabonye ataka 3,000,000 yebaba we bantu bahiye mwana byorera ibaze 3,000,000 kuziribwa amasegonda mukanya ngako guhumbye akabanyarwanda natwe rwose mureke twigarukeho kabisa si ugushora 3,000,000 ugasigarurira gute ariko wagashoye 3 ufite 80 ariko gako reka nkubwire mwana wowe umuntu afite anakorera hazwi mu gihugu cy'u Rwanda atanga imisoro publicité zibona ahantu hose ese gaku ni gute utazisora uwo muntu wamurere kuki 3,000,000 yego amasegonda uzi ko ubwo yatakaga ko zifatenye
ibyo bintu biteye ubwoba nyirambwira ibyo bintu biteye ubwoba ngiye ndakubwiye ibintu biteye ubwoba pe ku rwego rwo hejuru. anyway reka dushimire abari badukurikiye ibiganiro byacu biragaruka mudukunde kandi mushane ibiganiro byacu. Iyi ni Gakuru one yagenda twa Gakuru Jambe the Classic na kumwe mugenzi wanjye Sifa Gato the Classic. Amahoro y'Imana bana mu biganiro byacu biragaruka. Shalom. Ibombo Kratinade.